Izaho wakoze subscribe kuri Nyayo TV show naho turakora subscribe ikindi gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda dushyiraho. Ndashimira buri muntu nyarwanda wese wakoze subscribe, tumaze kugira umuryango wenda kungana n'ibihumbi 200. Urumva rero abo bantu ntago ari bakeya. So ndashimira rero umuntu wese wakoze subscribe agashare ibiganiro byacu, akanyandikira no muri section comment akatwandikira akatubwira ibyo tugomba guhindura. Uyu munsi rero nagarutse na Semuhungu wacu Eric. Semuhungu wacu Eric ni umusore w'umunyarwanda wabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yashakanye n'umugabo w'umuzungu nawe kandi igitsina gabo. Hanyuma rero aza kujya kwerekeza hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko mbere ko ashyingirwa n'uwo mugabo w'umunyamerika bari bamenyaniye South Africa niho bari bahuriye. Hanyuma rero bagenda bakomenikana kugeza ubwo bapanze ibintu by'ubukwe, bashyingirwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe cyashize rero Eric Semuhungu ko mwakomeje kubyumva bicaracara ku nkuta nkoranyambaga, Eric Semuhungu rero byavuga ko yuko yafashe umwana ku ngufu. Ariko Eric Semuhungu ejo bundi yakoze live kuri Instagram abwira abanyarwanda icyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimwohereza cyangwa se zimureportinga mu gihugu yavukagamo. Mu by'ukuri Semuhungu Eric yavuze yuko rero Eric Semuhungu yavuze ko ari umunyarwanda wujuje ibyangombwa bisabwa, kandi kuba Amerika yari imaze kuvuga ko itakimukeneye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cyabo. Yavuze ko nta handi agombaga kwerekera usibye kuza mu rwamubyaye, hanyuma akaza agafatikanya n'abanyarwanda kubaka igihugu, hanyuma akakomeza no kwiteza imbere n'ubwo ubuzima nyine butaba bworoshye ariko ntakunda. So mu by'ukuri rero yagerageje kwisobanura, abwira inshuti zimukurikirana cyangwa se zimufollowinga kuri Instagram, dore ko yari afite ikiganiro, yakoze ikiganiro kingana n'amasaha 2, afite abantu barenga ibihumbi 4. Urumva ko bari benshi cyane rero. Hanyuma rero Eric Semuhungu yaje gushimira abantu bamwitayeho kuva yajya muri ambassade cyangwa se muri immigration. Yakomeje abashimira cyane cyane afokasinga ku muntu bita Dekati Babalao. Dekati Babalao yaramushimiye byimaze, amubwira yuko mu gihe cyose Semuhungu yamaze muri immigration ko Dekati Babalao yakomeje kubana nawe. Hanyuma kugeza n'ubwo Eric Semuhungu yaje kubona telefone aza guhamagara Dekati Babalao. Dekati nawe biramuyobera cyane, arabyibazaho, aramucanga amuhamagara ati niwe Semuhungu tuvugana cyangwa ati ni njyewe Eric. Ubwo rero Eric yaje koherezwa mu Rwanda. Mu gihe yari amaze kugira muri Ethiopia niho amakuru y'amafoto cyangwa amafoto yatangiye gucicikana hano ku social media. Ageze Kigali asanga abanyamakuru bamutegereje ku kibuga cy'indege, ariko yabimye interview bo arataha. Ubu ngubu Eric Semuhungu rero abantu bakomeje kuvuga ngo Semuhungu Eric arakomeza kuba hote ko yaramenyere kuba muri Amerika, ari amafaranga aginezeza. Eric Semuhungu biragenda guteba mwatsi imodoka yari yaraguze ingana n'ibihumbi hafi 50 by'amadolari. Eric bamwatsi inzu, Eric amafaranga yari yarafatirwa kuri konte. Mu by'ukuri Eric Semuhungu yavuze ko muri byose bavuga byose ibyo ngibyo ari ukubeshya. Urumva Eric Semuhungu we yivugiye yuko imitungo yiwe igihari, kandi nubwo bayitwara Eric afite amaboko yo kuzakorera amafaranga yandi, nta bintu birenze kuba bayatwara. Ikibazo yahuye nawe ni nkuko wahura na cyarega urantuka museke cyangwa se ngumutera amabuye. Today is Eric, tomorrow is you. Ubwo rero Semuhungu Eric yakomeje kuvuga yuko rero akomeje kubaho neza nkuko mwabibonye. Ari muri Serena Hotel, muri hoteli zihenze mu gihugu cy'u Rwanda. Serena, kugira ngo wigondere icyumba cyo muri Serena, dore ko none Eric aba muri bya byumba bya VIP bifite n'amasaro. Eric Semuhungu yabwiye abantu bamwishimaga hejuru ngo Eric ngagiye kukurindagirira, ngagiye ngo kuba imbwa, agiye kugira ate. My friend, ndagira ngo nkubwire yuko Eric Semuhungu yarakoze, kandi Eric Semuhungu nubwo wenda ubushobozi bwo kuba muri hoteli bwabura, yabona ahandi ibyo ngibyo nta bintu birenze. Urumva Eric Semuhungu rero yakomeje aza no kunenga n'abandi nabo bagiye bamwitakana bamuvuga ibintu bitari byo. Ariko Eric Semuhungu aravuze ati namwe ntabwo nabajajinga, ubwo niko imitima yanyu imeze, ubwo namwe ndabashimiye ku byo mwagiye mutangaza bitari byo. So Semuhungu Eric rero ubu ngubu ari kubarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo tuzi ngo azamara imyaka ingahe,
kugira ngo asubire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko we yavuze yuko nyuma y'imyaka 3 ashobora kuzasubirayo ibyangombwa byawe byongeye kuba cyangwa se bimwemerera kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri Eric rero yasangije abantu bamukurikira babwira yuko azakomeza kubana nabo, kandi abamukurikira bakomeze kumukurikira kuri Instagram Semuhungu Eric, hanyuma kuri YouTube channel ni Semuhungu Eric. Ubwo rero n'ahandi hose n'inkuta nkoranyambaga ziwe zose akoresha, mwagera mukamufollowinga akajya bihera show, dore ko abafite urwenya, abafite story, abafite ibintu byinshi cyane agomba kosangiza abanyarwanda. Mu by'ukuri rero Eric Semuhungu ngo rero no musore ari kubarizwa ahangaha muri Serena Hotel. Ikindi kigeretse uyu munsi ku cyumweru namubonye mu rusengero bita Evangelist Station Church. Ubwo rero Semuhungu aranasenga burya. Ega ibintu byose umuntu yajyamo ababijyamo ariko bivanga n'Imana sometime nyine yakiyerutsa akajya mu rusengero. So ndagushimira cyane rero wakomeje gukora subscribe no kudukurikira, wakomeje kudutiza umwanya wanyu. Imana ikomeze kukureba icyoroshye, Imana ikomeze kugutiza ubuzima, ikomeze kugutiza buri kimwe cyose wifuza muri iyi si, ukomeze kuryoherwa. So wowe utarakora subscribe rero iki nagushishikariza gukora subscribe, hanyuma ujye ukomeza udukurikire cyangwa se ubone ibiganiro byacu. Nabwiye yuko video udashobora kubona ahandi hantu uzajya uzisanga kuri Nyayo TV Show. This is Nyayo TV Show. Ndabashimiye cyane. Ciao ciao.